Hi guys, welcome back again kuri Patience Vlogs. Ndagira mbabwire ko izina ryahindutse ubundi yari Patience TV show ariko twagize Patience Vlog kugira ngo byorohe ku bantu bagira gute basacinga. Muri comment najyaga mbona abantu bandika ngo barasacinga ntibaribone kubera Patience TV show ni benshi. So uyu munsi rero ni Patience Vlog. Mbahaye ikaze. Uyu munsi nahisemo gukora ikiganiro mpagaze ubundi mba nicaye kubera yuko tugiye gukora ibiganiro cyangwa ikiganiro gifite amaseri wambonye asemada. Hanyuma rero tutibanze mu magambo cyangwa tutizimbye amagambo, uyu munsi tugiye kuvuga uburyo nahuye n'umugabo wanjye. Iyi nkuru ntabwo nari kwivuga nicaye, kirazira kikazirizwa. Narebye ndavuga ati se ndavuga nicaye. By the way, murabona ntameze neza, murabona agasuko katameze. Duherukana muri video ndimo gusukura, narasutse rero ariko byarandiye birongera birandya batenga ko byarangiye. Ubu ngubu nkameze neza, nkaba mbasha gufunga ibisuko, nkaba mbasha kuryama nkasinzira. Iyo umuntu akimara gusuka biramurya. Anyways, mureke twinjire mu mwandiko rero. Abantu benshi bajyambusinga ko se pasi ngo ni gute ngo wahuye n'umugabo wawe, ngo ni gute mwamenyanye, bamwe nyine bakabivuga muri story batazi cyangwa se bumvishe. Ariko no nkanjye kanze bihe kuri kwabyo, mbaza ngo twahuye gute. Umugwangero twahuye biturutse kuri mushikiwe, binaturutse ku mwana wa mushikiwe. Uko byagenze, mushikiwe yaje mu Rwanda, bari yararwaje muri umunawe, ubwo ni mushiki w'umugabo wanjye. Hanyuma aza mu Rwanda, mu kuza mu Rwanda yararwariye i Kanombe muri 2021. 2021 nibwo nahuye na muramukazi wanjye nyine my sister nyuma. Ntabwo yaranzi, nanjye sinari muzi habe na gatoya. Ubwo hano nakoreraga byabe ngombwa ko twahuriye. Umwana we arankunda, umwana we namuterura ntarire, ariko abandi bamufata karira akabanga bose, kandi yari muto, yari afite nk'amezi 9 gutyo nyine ari uruhinja. Ubwo umwana arankunda, amaze kunkunda mama babona nyine nta kundi ko ndari bigenze, ni ngombwa yuko umwana mba ndi kumwe nawe. Ubwo yarambwiye Pasi, thank you for caring my child, wakoze cyane, none ndakwinginze ujye umfasha umwana kuko ndabona gukunda. My dear, ujye usaba Imana iguhereze igikundiro. Nta wamenya ko umugisha wawe uzaturuka. Umugisha wawe waturuka ahantu henshi hagiye hatandukanye. Nanjye rero nguko ko umugisha wanjye wageze gute, wangezeho kubera iki? Igikundiro nta handi wagikura keretse Imana yonyine iyo yakiguhaye, kandi mbifurije nyine kukigira. Anyways, hanyuma rero guys, ubwo umwana nyine arankunze gutyo, mushiki we nawe bitangiye kuba closed kubera no kuba umuntu afite n'umutima. Buriya ufite umutima mwiza, ndakubwiza ukuri, umutima mwiza ni mugenzi w'Imana, niko bajya bavuga. Ubu urumva nanjye nawe mfite sogokuru wanjye urwaye kabisa, arwaye ameze nabi. Imana ikomeze kumuhereza uruhuko ridashira. Ubwo urumva bose nyine baje kwitaba Imana. Hanyuma turabana, umwana arankunda, igihe kiragera, wa muramuna wiwe cyangwa se wa mushiki w'umugabo wanjye aza kwitaba Imana. Igihe kiragera nanjye grandpa wanjye yitaba Imana. Bose bitabye Imana muri 2021, kandi mu matariki yegeranye ko bose bari mu bitaro icyarimwe. Anyways, ubwo hajyaho nyine kubaherekeza birarangira, ariko nagenda nataha najya mu rugo umwana karati nshaka pasi. Ubwo urumva bakampamagara nijoro, sometimes nkajyayo, umwana akabona gucece, kandi n'umwana mutoya pe w'amezi 9, ntago mwabyumva. Hanyuma ubwo ndangije nyine nkajya njyayo, turamenyana. Ubwo niko bagenda banyigaho. Nari nkiri umwadeperi, niyambarira ingutiya nk'izi ngizi do azisi nibyo nambaye, niyambarira amagutiya maremare, mfite akanatirere, nkiri umurokore kabisa, byenyewe nubwo ndumurokore by the way. Ndakijijwe urumva. Hanyuma nyine nkiri umurokore, nkajya mva muri repetition nkaza nkajya kumureba. Ubwo igihe kiragira biba ngombwa nyine ko bagiye gusubira ahangaha muri Amerika, bagiye kuza. Hanyuma rero muri kwitegura kugaruka arampamagara, Pasi tuzataha ejo uzaze udusezere kugira nazagenda umwana agasigarira arimo arakumbaza Bera waza nyine akakubona akarira bikarangira tugataha bizi neza yuko wasigaye. Ubwo ndaza icyo gihe bo
bo mu kugenda ngiye grandpa wanjye yaratarapfa ariko nyine nawe arwaye kubera habanje muramukazi wanjye ubwo witabye Imana igomeze namuhereze iruhuko ridashira. Ubwo ndangije tugira gute ndahaza nyine nza kumusezera ndambwira ama grandpa nanjye ararwaye ari mu bitaro musakomeze nyine dusengere Imana izamukiza ati yego my dear. Kuva mbayeho nibwo nawe mbonye amafaranga 40,000 nawe tekereza 2021 ariko yarashize igihe gitoya nsoje kwiga so nari ntaratangira gufata nyine amafaranga menshi cyangwa se nkayo aba nkubise 40,000 ati sorry muzagire gute uzagura agafanta no nagambye agafanta yarambwiye fata 40 warakoze cyane kubana n'umwana wanjye warakoze for your kindness ndangana kibazo arangije njyana hirya rero narambwiye hey pasi narakubonye mbona ufite umutima udasanzwe mbona uri umwana mwiza ngo ariko to be honest ngo mfite my brother ngo tubanye hari imyaka myinshi pe ngo pasi ngiye mfite abana 3 ati ngo no wa gatatu atego ndakubwiza ukuri my brother sindabona n'umukobwa ambwira ngo nteretuyo sindabona n'umuntu byibuze umubeshya ngo yamuteye inda byibuze avuge ngo uyu mwana ni wa kanaka ngafite imyaka ine pasi bitewe n'uburyo nakubonye n'uburyo witonda uburyo utameze nuko yambwiye ntago ari ibintu bya nabona iyi video nzikazayibona azabivuge nuko byagenze nangije ambwa please mpereza nimero zawe ndashaka kuzagera muri Amerika nkamuhereza nimero yawe noneho mukajya muvugana each other nyine mukaba inshuti nta wamenya byaba ngombwa ukabona bigize gute umbereye my sister in law gusa kuri njyewe ndifuza yuko wambera my sister in law umutima tsemana yanjye kundana n'umuntu muhujwe n'undi muntu utimenyeye urumva icyo gihe nafite mu bw'adeperi bwinshi cyane ku buryo ugomba kwirinda akantu kose ku buryo tujya mu cyumba cy'amasengesho nta muntu uri buze kuvuga ngo icyo kintu nicyo umuntu yatinyaga mana yanjye ndabasuje abantu wese twaririmbanye muri Elbeteri ndabakunda hanyuma rero ubwo okay ndavuga it's okay ndayimuhereje nawe ubwo urumva yafashe yanjye nawe kujya tujye tuvugana bakigera ahangaha hashize ntabwo yise nyandikira kihagera my sister in law ahubwo nyine we yageze inaha nyine abanza kwiorganiza kubanza kumenyerana ahangaha ubundi hashize nk'ibyumweru nka 2 aranyandikira ngiye kubona mbona nimero ntaziranyandikira nari ntaramenya ngo niyo muri Amerika cyangwa se ni yahe mbona iyo nimero iranyandikiye mbona iyo nimero nyandikira bose uninde mba ngira amatsiko yo gushaka guhamagara mba ndahamagaye mpamagaye njya kumva numva ni sister in law ndakwa kumuvuga bwizeretse kujya gucikwa nkumva namuvuga mu izina arangije turavuga ngo hey umwana amaze iminsi ambwira ngashaka kuvugisha please ningera mu rugo ndamugwereza muvugana none se ngo did you talk to my brother ngo wavuganye na musaza wanjye ndamubwira aho yarageze umpamagara kumva umutipe bamuhaye nimero aragenda azikubita muri telefone ubundi ariyicarira arabyihorera ariko ubwo nanjye ijisho ryabaga riri kuri telefone wonde ko ari nimero isa kunyandikira itangizwa no guteranya rimwe icyumweru cya mbere sister no turavugana birarangira n'umwana turavugana mbaza ngo yanyandikiye bigenze bite hashize ukwezi n'iminsi nibwo nagiye kubona icyo gitwe turi mu masengesho ya korali ndi mu cyumba cya korali turi mu cyumba nyine cya korali turimo gusenga njya kubona mbona nimero yanyandikiye ngo muraho neza ngabi wacu muraho ndavuga ati byari byo byose uyu muntu wanze ari wa wundi kuko nta wundi nari mfite gahunda ariko ubwo nanjye nabaga ndi kwiva ndi gusenga ati mana mbabarugira icyo umbwira mana ubwo urumva nari mfite amasezerano ya kera mfite amasezerano ngo uzajya mu ndege uzajya muri Amerika ngo uzagira iki ibikiri byo ntareba ahantu bizaturuka bikanyobera ndavuga ati wabona nari ryasezerano umva nanjye ijisho nkarihanga kuri telefone koko giza amahirwe abantu anyandikiye nyamuneka nahise mfata agatelefone bible yanjye nyitereka ku ruhande neza ndangije ndasohoka n'umutima mwiza nk'ugiye kuri toilette njya ku ruhande ndabanza ndarira message ndavuga tubiteka ibintu bijyemo ubwo ndangije murumva nyirubwo byakurikiyeho twatangiye kujya tuvugana turibwirana dusangira twibwirana ariko muri uko kwibwirana
uw'abandi ntumubaze ibyo guteretana, ntumubwire ngo ibyo kuvuga ntabyo yari arimo. ayo nuba yino uburyo anyibwirira mumeze mute murakomeye ibiki n'ibiki ntarengaho. Kabaye dukubise igihe urumva twaje kumenya 2021 nibwo twaje kumenyana kwa grandpa wanjye yapfuye mu kwa gatandatu ku 2022. noneho tumaze kumenyana gutyo tukaba tuganira ibindi bisanzwe. Hashize nk'amezi nk'atatu ane tuziranye, arambwira ngo kengo mfite ngo gift for you itarimo ibyo guteretana, gift for you itarimo ibindi byo ku ruhande. njya kubona mbona mpaye 50,000. mana y'isi n'ijuru, ubwo bwa mbere umuntu w'umuhungu yaramaye amafaranga angana gutyo pe 50. nahise mvuga tuwite ahangaha niho byica niho byicaro byanjye. ubu ikintu ugiye gukora ni ukujya mbisengera gusa ubundi ukabihesha umugisha. Guys, ngahe nguko uko ibintu byagenze. Ntuzacikwe na part 2. Part 2 nzababwira ukuntu byaje kugenda kugira ngo yemere ko dukundana. Yaje kugera wumva umuhungu rwose navuga ko ibi n'ibi none se mumeze gute. Reka ntabyo yari arimo. Ntuzacikwe na part 2. mbabwira ukuntu byaje kugenda. Part 2 mbabwira ukuntu byaje gukomera, birakomeza nubwo rwari urugendo rutoroshye. Anyways, ntizimbye mu magambo rero nkuko nabwiye twahinduye izina ni Patience Vlogs. Tuzadukora ibintu bigiye bitandukanye muri iyi minsi. Maze iminsi ndi gukora ibintu by'amashorts gusa ntago nakoraga video ndende. So iyi video rero izajyaho kwa gatanu. Niba ushaka rero cyane gukunda ama stories, ntuzacikwe na story ukuntu byaje kugenda n'ukuntu byaje kungendekera muri part 2. Iyi video izagira series zigera muri 5 kugira ngo mumenye neza uko naje kuba umugore, uko twaje kugira gute kubana, ibintu bikaba bimeze gutya. Ngayo nguko ndabakunda cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Bye.